mu masaha y'isaa tanu zishyira saa sita nibwo ahazwi muri Nyabugogo kwa Mutangana habaye impanuka ikomeye. Abagenzi barakomeretse. Imodoka iri mu bwoko bwa fuso nibwo yamanukaga ituruka mu mujyi, yaje ihorera yihuta cyane. Yagonze abamotari batatu, ndetse muri abo bamotari abagenzi bari batwaye barakomereka cyane. Mu makuru twahawe twagerageje kumenya, umva uko uyu muri bamwe mu bamotari bagonzwe n'iyi modoka iri mu bwoko bwa fuso yatubwiye. Wowe ikinyabiziga cyawe muri iyi mpanuka ni ikihe muri biriya byose turimo kubona? Ni kiriya kiri imbere y'iriya kamyo, kiriya cyangiritse cyane. N'iriya moto irimo hasi? N'iri irimo hasi. Ubundi uburyo byagenze, twari turimo tumanuka hano, iriya fuso yari ituri inyuma. Urabona hariya hari inzira y'abanyamaguru, bari barimo bambuka, twebwe turahagarara tubaha inzira ngo bambuke. Fuso yaturutse inyuma, uko byagenda kose hari yabuze feri. Niko kuza idukubita nyine, urabona yakubise moto nyinshi. Ubwo njye nahise ngwa munsi, yadukubise ihita injugunya umugenzi, njyewe yahise injugunya, umugenzi asigara kuri moto, nibwo yazaga iramwurira. Mbese buriya twamukuye munsi y'imodoka. Nta muntu ushobora kuba yaba yahaburiye ubuzima cyangwa harimo nk'ababitabye Imana? Oya, ndakeka ko ntawahaburiye ubuzima, sibye ko bakomeretse cyane. Imibare yabajyanywe na ambulance, uriya wari urembye cyane, uriya wari uri hagana hepfo. Urumva narindi imbere nayo yaturitse inyuma. Ubwo imba ari gusinzira, imba ari kubura feri, ntago namenya uko byagenze. Si moto gusa, hari n'indi modoka y'ivatiri iri mu bwoko bwa Karina, nayo yangiritse inyuma cyane. Hakozwe ubutabazi bw'ibanze ubwo ambulance zahageraga, abashinzwe kwita ku buzima babashyira muri ambulance baberekeza ku bitaro kugira ngo babashe kwitabwaho hakiri kare. Amahirwe nuko ntawahaburiye ubuzima cyangwa ngo ahasige ubuzima, bakomeretse kandi cyane. Lewe ubundi nitwa Ndatira Proche. Ni ukuvuga ngo impanuka uburyo tuyibonye ikamyo iturutse ruguru iriya izitugunga, ntawamenye rero ngo byagenze, ubwo nta bindi bisobanuro nge natanga kuri iyi modoka. Gusa yaratugonze, harimo abantu benshi bangiritse bagiye kwa muganga. Byumvikane ko rero ikamyo niba ari ikibazo yagize ntawe bizi, kubera ko twebwe ibyo twabonye ni ibitubayeho. Moto yawe ni iriya? Oya, moto yanjye ngiye. Ihangane. Pole kandi. Turacyari hano rero, ahangaha uko nahoze ndikubwira, ni hano kwa Mutangana habereye impanuka itunguranye kandi hakomerekeye abantu benshi. Turakomeza tugenda twegera bamwe mu baturage ndetse n'abari bari hano kugira ngo bamenye uko impanuka byari byifashe. Twagerageje kwegera umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa fuso, adusubizanya umujinya ndetse atubwira yuko nta mwanya afite, ngo gusa ikigaragara we yabashije kubona nuko imodoka yari yacitse feri. Ndetse nibwo polisi traffic police bageragezaga kumubaza icyateye iyo mpanuka, nawe abasubizanya uburakari ndetse ababwira yuko n'ubundi imodoka bigaragara ko yacitse feri. Umushoferi wari utwaye iyo modoka iri mu bwoko bwa fuso we nta hantu na hamwe yakomeretse, gusa yavuye muri iyo modoka yiwe akiri muzima n'umutandiboyi bari bari kumwe muri iyo modoka. Twagerageje kuganira na bamwe mu baturage bari hano muri Nyabugogo, nabo ntaya makuru baduhaye. Bamwe mu bakarani ndetse n'abaturage bari bari aho muri Nyabugogo babonye iyo mpanuka ikimara kuba,
uva uko nabo batubwiye. ijya kuba ruri hano hafi ujya kuba nasanze bisa n'ibirangiye kubera muri hano hepfo gatoya, ariko ndi umwe mu bakoze ubutabazi tumukura munsi y'imodoka. Gusa byari ibintu bikomeye cyane. imodoka yagonze ni iyi n'igikamyo. abantu ni bangahe bashobora kuba bakomeretse, ni bangahe bahuye n'impanuka? abantu bashobora kuba ari abantu bane, kuko hari muri ambulance mbonyemo umumama ndetse mbonye n'umupapa wundi bari barimo gushyira muri ambulance. abandi ambulance nayo yabajyanye twari twabajyana ruguru gatoya. Okay. wari uri hano hafi impanuka ijya kuba? nari ndi hano hafi, nari ntwaje umuntu n'umuntu mpita mbimuhereza, mpita nza gutabara umuntu wari ugize ikibazo hano cy'impanuka n'imodoka na moto. ukuntu byari bigenze rero natwe twise twipfuka mu maso, nta kuntu bari kubigenza, tuje dutabara umunyarwanda mwene wacu. noneho iki kimodoka nacyo rero kiratubabaje kuko kimenya amaraso menshi, abantu batatu, hanarokotse abantu babiri nibo yenda babashije kugenda. ubundi ni agahinda gusa. ni iki wabwira abanyarwanda badukurikira hano ku Mutako TV, cyane cyane abari gutwara ibinyabiziga? mu minsi mikuru hakunda kubaho impanuka, abatwara n'ikihe gitekerezo watanga ku bantu baba batwara ibinyabiziga? ikintu nabaha igitekerezo ni ukubanza bagakontorora imodoka zabo ko zujuje ibyangombwa. iyo baba bari kugenda mu muhanda bakamenya uko bahagara bageze ahantu abagenzi bagenda, niba zirimo feri zitarimo feri bakanza kujya mu igaraje bakabanza bagakontorora imodoka zabo. nibuze icyo iyo nama nabagira. Mikoro muri baga ushyiremo amabuye, ukuremo umutako. Mena risive. turi i Nyabugogo kwa Mutangana, aho hamaze kubera impanuka itoroshye cyane. Nk'uko murimo kwibona iriya fuso niyo yuriye umumotari, iriya moto mwabonye iri munsi y'iriya fuso. ni benshi bahakomerekeye, gusa nawe uhaburiye ubuzima. ku byo tumaze kumenya cyangwa se amakuru yimbitse dufite, nuko nawe wahaburiye ubuzima, gusa bakomeretse cyane, bamwe bajyanwa n'imbangukiragutabara, icyo bita nka ambulance. Uyu ni Umutako TV, nge mwari muri kumwe ni MC Seti. Nshimire timu tubana ku buhanga bw'ibyuma mu buzima bwa buri munsi. Imana ikomeze ibarinde, mwaka mushya muhire. Nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira.